Ibintu 10 rero wa mugabo we ugomba kubaho ukora kandi neza, ukabikora wivuye inyuma, ukabikora neza by'umwihariko, nibyo bikugaragaza kuba uri we, nibyo bigaragaza kuba uri umugabo nyakuri, nibyo bigaragaza kuba uri umugabo ushikamye, nibyo bigaragaza kuba uri umugabo nyamugabo. Ibi bintu 10 rero umugabo uwo ari we wese agomba kuba abaho mu buzima bwe bwose abikora neza. Mu buzima bwa buri munsi rero hari ibintu by'ingenzi bifasha umugabo kubahwa, gukundwa no kugera ku ntego ze. Dore ibintu rero 10 tugiye gusangirira hamwe aha ngaha, twumve dutege amatwi wa mugabo we niba uri kunyumva, cyangwa se wa mudamu we niba uri kunyumva. Ibi bintu niba utabibona ku mugabo wawe rwose humura ndagukomeje, ariko by'umwihariko dore ibintu 10 umugabo agomba guharanira gukora neza mu buzima bwe bwa buri munsi. Ikintu cya mbere rero tugiye guheraho, wa mugabo we ugomba kubaha abandi. Uzabe mu buzima bwawe bwose wumva ko ugomba kubaha buri muntu wese, haba umwana cyangwa umukuru, haba umugabo mugenzi we cyangwa se umudamu, haba umusaza cyangwa umukecuru, ugomba kubaha buri muntu wese uko yaba ari mu rugero rungana gute. Umugabo wa nyawe yubaha abantu bose atarobanuye, yaba abakuru, abato cyangwa bagenzi be. Kubaha bituma nawe yubahwa. Niba wubaha mugenzi wawe nawe azakubaha. Niyo mpamvu buriya ugomba kubaha abantu bose utarobanuye ngo uyu ni mukuru uyu ni mutoya, kubera ko nububaha nabo bazakora iki? Bazakubahwa. Umugabo rero aba akwiriye icyubahiro. Icyo cyubahiro rero ugomba no kugiha abandi. Ikintu cya kabiri rero wa nshuti yanjye uri kunyumva, ni ukuvugisha ukuri. Ugomba kuba umunyakuri mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mu kazi ukora ugomba kuba uri umunyakuri, mu rugo rwawe ugomba kuba uri umunyakuri, muri sosiyete ugomba kuba uri umunyakuri. Ibintu byose ukora bijye birangwa n'ukuri. Ukuri ni inkingi y'ubunyangamugayo. Ukuri ni inkingi y'ubunyangamugayo. Ntuzaba umunyakuri, buri muntu wese azakwita inyangamugayo, azakwita imfura, azakwita umugabo ukomeye ushikamye urangwa n'ukuri w'inyangamugayo. Umugabo uvugisha ukuri yizerwa n'abo abana nabo, yizerwa na buri wese, yizerwa n'abo babana, akizerwa n'abo ahorana nabo, akizerwa n'abo akorana nabo, akizerwa na buri wese, kubera yuko abantu baba baramaze kumubonamo ishusho nziza y'ukuri y'ubunyangamugayo. Icya gatatu rero wowe uri kunyumva, ikintu ugomba gukora cyane mu buzima bwawe kandi ukagikora neza wa mugabo we, ni ugukora cyane. Gukora cyane bisobanuye iki? Kugira umurava mu kazi kawe ukora cyangwa mu mishinga yawe ya buri munsi. Ni ingenzi kugira ngo ugire iterambere mu buzima bwawe. Nukora cyane uzagira iterambere nta kabuze. Niyo mpamvu uwo mugabo wese ushikamye ukomeye ubayeho neza agomba kurangwa no gukora cyane, kugira umuhate wo guhanga udushya, kugira umuhate mu kazi ke ka buri munsi. Ikintu cya kane rero uri kunyumva ugomba kubaha no gutega amatwi, ni ugufata inshingano nk'umugabo. Gufata inshingano nk'umugabo rero ntabwo ari ukujenjeka, ni ugukomera ku ijambo ryawe, ni ugukomera ku myanzuro ufata, ni ugukomera ku bintu byose usabwa kubahiriza no gutunganya neza. Umugabo agomba kwemera amakosa ye no kurangiza ibyo yiyemeje gukora. Umugabo agomba kwemera amakosa ye mu gihe yakosheje, no gusohoza cyangwa se no kurangiza ibyo yiyemeje gukora. Ubwo nibwo bita ubugabo. Icya gatanu, kwita ku muryango. Ugomba gufata inshingano zo kwita ku muryango. Kwita ku muryango kwita ku muryango ni iby'agaciro, no kuwushyigikira mu byo utandukanyemo ni kimwe mu bimuranga. Umugabo rero nyawe ikintu agomba gukora cyane mu buzima bwe, iki kintu cya gatanu agomba kubyitaho. Kwita ku muryango, kwita ku muryango no kuwushyigikira cyane mu bikorwa byose bya buri munsi. Ugomba kuwushyigikira mu buryo butandukanye, ni kimwe mu bimuranga. Kwita ku muryango ni kimwe mu biranga umugabo. Umugabo umeze neza, ukomeye, ushikamye, umugabo wa nyawe. Kwita ku muryango
no kuwushyigikira. Icya gatandatu rero tugiye kurebera hamwe ni ukugenzura amarangamutima ye. Wa mugabo uri kunyumva ugomba guhora ugenzura amarangamutima yawe, ujye wibuka uzirikana yuko uri umugabo. Nubwo ibibazo bibaho, umugabo mwiza amenya kwifata no gufata ibyemezo atihuse. Ugomba kugenzura no gukontorora amarangamutima yawe. Ibibazo bibaho kandi n'ibigeragezo bihoraho, ariko ugomba kumenya gufata ibyemezo utihuse, witonze, wigengesereye, kuko hari igihe ushobora gufata imyanzuro ikababaza benshi, igahungabanya umuryango. Cya karindwi rero, wowe uri kunyumva wa mugabo, ugomba kubahiriza no gukora neza mu buzima ubayemo. Ukabikora nta muntu uri kugiraho inama, ukabikora utirondereza, ukabikora cyane. Ni ukubika no gukoresha neza amafaranga cyangwa se umutungo wawe. Kumenya gucunga umutungo ni ingenzi kugira ngo ejo hazaza hazabe heza wa mugabo we. Numenya gucunga umutekano w'amafaranga yawe, gucunga umutekano w'imitungo yawe, kumenya kujera no kumanaginga imitungo yawe, kumenya gucunga neza amafaranga ufite aka kanya, ukamenya ko ejo azakugoboka. Ni ingenzi kugira ngo ejo hawe hazaza hazabe heza ndetse n'umuryango wawe. Icya munani, wowe uri kunyumva ugomba kuzirikana kwiga no kwiteza imbere. Umugabo mwiza ni wa wundi uhora wiga. Iyi si ni ishuri, ugomba guhora wiga udushya, ugomba guhora wiga ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo ukomeze witeze imbere mu buzima bwawe. Isi ihora ihinduka buri munsi n'umunota, bityo umugabo agomba guhora yongerera ubumenyi bwe ku wundi. Ugomba guhora wongera ubumenyi ku wundi, kubera yuko ejo bibyuka byahindutse. Uko wari umeze none, uko isi yari imeze none, ejo ntabwo ari igomba kumenya. Niyo mpamvu uzajya uhora wiga no kwiteza imbere iteka. Icya cyenda rero ni ugufasha abandi, ntukabe nyakamwe. Ukorere hamwe n'abandi, muhuze imbaraga. Ugutuye ikibazo umufashe, ugusabye ubufasha umufashe. Mu gihe ubishoboye, muhuze imbaraga, muzamurane. Gufasha abandi ni ingenzi. Kugira umutima wo gufasha no gushyigikira abandi bituma ugira agaciro mu muryango no mu mboni z'imbaga nyamwinshi no mu mboni z'abaturage. Uba ufite ishusho nziza y'umugabo nyamugabo. Icya nyuma rero, nshuti yanjye, wa mugabo uri kunyumva, ni ugukunda no kwita ku buzima bwawe. Jya umenya gukunda icyo ari cyo no kwita ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe ni agaciro gakomeye cyane. Ni umutungo ugomba guhora ucunga, witaho buri munsi. Kwita ku buzima no gukora siporo no kugira imyitwarire myiza bifasha umugabo kubaho neza no kugera ku ntego ze. Mbisubiremo neza: kwita ku buzima bwawe, gukora siporo no kugira imyitwarire myiza bifasha umugabo ari we wese kubaho neza mu buzima bwe no kugera ku ntego ze aba yateguye. Tunasoza, nshuti yanjye uri kunyumva, umugabo ukora neza ibi bintu 10 umaze kumva no kuzirikana, aba afite amahirwe menshi cyane yo kubahwa ahantu hose ageze, yo gukundwa ahantu hose ageze, no kugera ku ntsinzi mu buzima bwiwe bwa buri munsi. Urakoze kongera kudutiza amatwi no kumva no gukunda ikiganiro cyacu. Wowe twabanye nawe muri iki kiganiro bwa mbere, wibuke gukanda subscribe. Ibitekerezo byanyu, comment ni ingenzi. Utibagirwa gukanda like. Murakoze. Ciao ciao.